Shalom shalom, twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabasuhuza mbifuriza ibyiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru, ndabasuhuza mbifuriza umunezero uturutse mu gihugu cyo mu ijuru, ndabasuhuza mbifuriza amahoro aturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, kandi n'abatameze neza ni ukuri uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba ari bibi. Ibihe bihora bisimburana iteka, n'umubwiriza yabivuze neza aravuga ngo hari igihe cyo kubabara n'igihe cyo kwishima, hari igihe cyo guseka n'igihe cy'amarira. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Mukomere kandi mukomerere ku Mana, kuko ku Mana honyine niho mwakura imbaraga zabashoboza gusohoka muri ibyo bigeragezo, gusohoka muri uwo mubabaro ubabaje imitima yanyu. Haleluya, Yesu nashimwe cyane, kandi Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira bakora subscribe, basharinga, batera komenti, ndetse hari n'abaduhamagara baduha ibitekerezo. Imana yo mu ijuru ibahe imigisha itagabanyije. Haleluya, haleluya. Nk'uko bisanzwe rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni urufunguzo rufungura buri rugi rwose rwari rufunze imbere yanyu. Haleluya, Yesu nashimwe, kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Sorry. Haleluya, haleluya. Rero nk'uko nsanzwe mbibabwira bakristo bene data bakunzi ba Ruyenzi TV, buri gihe ndabinginga, muntu w'Imana, muntu udafite Bibiliya, ni ukuri gerageza, zirahenze yego, ariko nimugerageze, kuko gutunga Bibiliya ni ingenzi. Bibiliya harimo, muri Bibiliya harimo amagambo, amagambo yurura umutima ubabaye, harimo amagambo atuma umutima wawe wababaye wongera ukagaruka, harimo amagambo akomeza, harimo inkomezi nyinshi, harimo ubujyanama bwinshi. Muri Bibiliya harimo ubuzima bwose twirirwa duhiga muri iyi si. Muri Bibiliya harimo inzira yakuyobora kugera mu byiza. Muri Bibiliya harimo umuburo w'uko muri Bibiliya harimo uko wabasha wamenya uko wabasha kubana n'Imana neza. Haleluya. Bifurije rero kugira Bibiliya, ni ukuri mugerageze, mwihangane, biragoye, ariko nimugerageze. Ni ukuri bene data bakristo bakunzi ba Ruyenzi TV, mugerageze. Udafite Bibiliya ashake Bibiliya, kuko Bibiliya ni intwaro ikomeye umukristo arwanisha igihe yatewe, kandi akanesha mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, amina, amina. Reka twubahe Imana dusenge, hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana, uri Nyiringabo Imana, tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ryawe. Reka nkubere mikoro wirangurure nk'Imana, kandi abagiye kumva ijambo ryawe rigira aho ribakura kandi rigera aho ribageza, mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Tuguhaye ikaze mwami wanjye, tuguhaye ikaze Kristo, tuguhaye ikaze Mwuka Wera. Amina, haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rero ni amasezerano Imana igiye kubaha mwebwe bakunzi ba Ruyenzi TV. Haleluya. Umuntu wese uzakurikira iri jambo ry'Imana, umuntu wese uzareba iki kiganiro, ni isezerano Imana imuhaye. Haleluya. Ariko hari kondisiyo yo kugira ngo ugirane isezerano n'Imana, ugirane iri sezerano n'Imana. Reka dusome twumve icyo Imana itwifuzaho. Haleluya, haleluya. Ni Zaburi ya 91 yose. Zaburi yose ya 91 iravuze ngo, uwo mu bwihisho bw'Isumba byose azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Kuko ari wowe uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo ye n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abana ibihumbi bazagwa iruhande rwawe, abana inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Haleluya. Hanyuma 8 haravuze ngo, uzabirebesha amaso yawe gusa,
ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo, kuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. 11 kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose, bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Haleluya. 13 uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Haleluya. 14 niho nshaka ko mwumva cyane, ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Haleluya. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Haleluya. Amina. Iyi Zaburi ya 91 ni isezerano Imana igiranye namwe bakunzi ba Ruyenzi TV. Haleluya. ngo kuko yagukunze, wayikunze akaramata, nicyo gituma nayo izagukiza. Amina. Ngo izaguhaza uburame, ngo kandi uzakandagira inzoka ndetse n'imigunzu y'intare. Haleluya. Yesu nashimwe cyane, kuko wemeye kuva mu bidafite umumaro, kuko wemeye kwitandukanya n'ibyaha, kuko wemeye kwitandukanya n'ibintu byose bituma byakukura mu nzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru, nayo iguhaye iri sezerano. Haleluya. Mukunzi wa Ruyenzi TV uzakurikira iki kiganiro, Imana irakubwiye ngo kuko wemeye kuyikurikira ukayikunda akaramata, nikizagukiriza. Haleluya. ngo kuko wankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Haleluya. Nzamushyira hejuru kuko yemeye izina ryawe. Imana izagushyira hejuru kuko wemeye ko Kristo aba muri wowe nawe ukamubamo. Haleluya. kuko wemeye ukakira Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwawe. Haleluya. kuko wemeye kuyoborwa n'Imana aho kugira ngo we wiyobore. Yesu nashimwe cyane. ngo azabana nawe mu makuba no mu byago, igihe cyose aho uzaba uri hose Uwiteka kuko wamwemereye akakuyobora azabana nawe. Nuca mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro ntacyo uzaba, ntabwo uzashya. Yewe nta kintu n'iki na kimwe, niyo waba ari mu byago izaba iri kumwe nawe, niyo yaba ari mu byishimo Imana izaba iri kumwe nawe. Haleluya. Haleluya. ngo nzamukiza muhe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. ngo Imana izagukiza ibyo byose nirangiza iguhe icyubahiro. Haleluya. ngo kandi nzamwereka agakiza kanjye. Yesu nashimwe. kandi agakiza k'Imana kazakubaho. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. kandi yongera kukubwira ngo izaguhaza uburame. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. kandi Yesu nahabwa icyubahiro. nuko ngo kuko wemeye gukirana. Haleluya. ukava mu bidafite umumaro, ukava mu byaha, ukagira ibyo witandukanya nabyo. hari ibyo wiyimye, hari ibyo wigomwe kugira ngo ukurikire Imana. Erega iyi nzira yo gukurikira Imana iragoye bene data bakunzi ba Ruyenzi TV. iyi nzira iragoye, hari ibyo wigomwa, hari ibyo wirengagiza ugakurikira Kristo, kuko gukurikira Kristo ni ukuri mwa bantu mwe. iyo utagize ibyo wigomwa ntabwo wabishobora. ni ukuri. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. ariko ngo kuko wayikunze akaramata. Haleluya. kuko wayikunze akaramata, ngo nicyo kizatuma nayo imanuka ikagukiza. Haleluya. ikaguhaza uburame, ikaguha icyubahiro. Haleluya. ikaguha agakiza kayo. Haleluya. ariko Yesu araryoha nuko ikakurengera, ikakurwanirira, haba mu byago ikakurwanirira, haba mu munezero ikakurwanirira, haba mu makuba ikakurwanirira. Haleluya. ngo abana ibihumbi bazakugwa imbere, ngo ariko ntago bizakugeraho. Haleluya. ngo ibyago n'amakuba ntibizakugeraho, kuko wemeye gukiranuka, ukemera kubana n'Imana akaramata, ukemera gukunda Imana yawe. Haleluya. nta kintu na kimwe uzaba. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwa icyubahiro. ngo azagutegekera
gutegekera abamarayika, haleluya, ngo bakuramize ibiganza byabo, haleluya. Mbega umunezero wo kuba muri aka gakiza, mbega umunezero wo kubana n'Imana akaramata, ngo izagutegekera abamarayika, haleluya, bakuramize amaboko yabo, kandi ngo bazakurinda mu nzira zawe zose uzaba urimo, haleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iryo ni isezerano Imana ibigiranye namwe bakunzi ba Ruyenzi TV, haleluya. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye kuri Imana idukunda urukundo ruhebuje, tugushimiye kuri Imana itwitaho uko bwije n'uko bukeye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho niwe uruka uganze, niwe uruka ukora imirimo n'ibitangaza, niwe uruka wihesha icyubahiro ku bakunzi ba Ruyenzi TV, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho nuganze nutegeke, ineza ikomeze kubarangwaho, ukomeze kubiyereka, kandi risezerano bahaye ryo kuzabarinda, ryo kuzabana nabo, ryo kuzabaha agakiza, ryo kubakomeza, ryo kubiyegereza, ryo kubarinda, ndetse kubahaye n'ubugingo, Mana ukomeze uribasohereze mu izina rya Yesu Kristo, amina. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Ndabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe, mutere comment, musharinge, muhamagare, munaduhe n'ibitekerezo. Amina, amina. Ndabakunda cyane, n'Imana irabakunda. Amina.